Kadusome Yesaya ibice 5 umurongo wa 11 12. Esaïe 5 11 12. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa bakabirarira inkera kugeza abo bahindura nk'abasazi. Mu birori byabo bagira inanga na neberu n'ishako n'imyirunge na vino, maze ntibite ku mirimo w'Uwiteka, ntibatekereze ibyo yakoze. Amen. Mwumvise? Gutita ku mirimo y'Imana n'ibyo yakoze, ngo ni icyaha, bazabona ishyano. Ntabwo ari abo gusa bajya mu businzi, n'abantu bose ubuzima bwabo bwose bita ku bindi, ariko ntibazigere bita mu gufata umwanya ngo batekereze ku mirimo Imana yakoze. Hano ndavuga la création, ndavuga ibyo yaremye ndetse n'imirimo ikora mu mateka y'abantu. Utabitekerezaho ukazava muri iyi si tutigeze tubitekerezaho, uzabona ishyano. Amen. Rero ni ngombwa gufata umwanya ugatekereza kuri création, ku mirimo Imana yakoze. Ibisaba yuko uba uri umuscientifique. Urabona ururabyo, urabona iri zuba, urabona ukwezi, urabona ibintu bitandukanye muri iyi si bikuzengurutse, ibidukikije. Kibaza rero cyabishizeho, ukareba ukuntu byose bimeze, hanyuma ibyo hari icyo bishobora kukubwira. Amen. Ukabitekerezaho. Noneho hariho n'imirimo rero Imana ikora mu mateka y'abantu, kuko Imana ntabwo yigeze ireka gukora. Hari ibyo yaremye, hari n'ibyo ikomeza gukora mu buzima bw'abantu. Haleluya. Ni ngombwa ukwiye gutekereza ku mirimo y'Imana yakoze, kuvuga ibyo yaremye ukabitekerezaho mu rwego ugeraho kubitekereza. Birumvikana ko umuscientifique yatekereza cyane kurusha utari we, ariko nta muntu n'umwe yavuga ngo ntabona ibyo Imana yaremye. Hanyuma ikindi nacyo noneho ugatekereza no ku mirimo ikomeza gukora mu buzima bw'abantu. Byose hari icyo birema muri wowe. Amen. Nabwiye agace gato ku byerekeye siyanse, murabyibuka ko nabyo ubwabyo biravuga biriya bintu bibiri. Nete mukunda dusome hariya mu Heburayo. Amen. Yuko Kristo niwe afatanije byose ijambo ry'imbaraga ze. Hanyuma twabonye mu Baroma ibice cya mbere bari ku 16, mukirazo bisa no kwizera ko. Hanyuma ngo umujina w'Imana uri ku bantu bose bagundira ukuri, abazi ukuri nibakuvuge. Amen. Uko ukuri kw'Imana kugaragara mu byo yaremye, kutatura Imana kwiriho kandi ibyo yaremye bivuga. Umujina w'Imana uri ku bantu nk'abo. Hanyuma ngo ni ibiki ibyo amaso abona, nubwo ubutumwa bwiza waba utabwizera, ariko hari ibyo amaso akuzanira. Ni ibintu bibiri by'ingenzi byavuzwe ngo c'est perfection invisible, iby'ubwiza bwayo. Amen. Bitagaragara ko tutayibona, ngo bigaragara mu byo yaremye. Ukareba les fleurs ukuntu zimeze, ukareba ukuntu zitatse bwiza, uvuga uti ibi ntabwo le hasard ne peut pas faire ça. Ntabwo hasard ishobora kugira le goût du beau, yita l'esthétique. Hariho uwaremye afite sens ya le beau, l'esthétique, ibintu byiza. Urebye le jardin, ukareba indabo, ukareba ukuntu zimeze, ukareba ukuntu ziteye, ukareba les fleurs, ukareba ukuntu zimeze, ukareba la symétrie iri mu bintu byaremwe, iri shami na ririya, ukareba ibyo byose bikwereka uwabiremye ko ari umuntu afite ukunda le beau.
gukunda ibyiza. Amen. Noneho ukajya rero ku byerekeye sa puissance éternelle, c'est perfection invisible. Kuvuga ngo perfection z'Imana tutabona, tubona mu byo yaremye. Noneho la puissance éternelle de Dieu, imbaraga zihoraho z'Imana zima. Tubona muri iyo mirimo nababwiye. Amen. Imirimo imbaraga. Nababwiye ko umubumbe turiho witwa galaxie ya la voie lactée iri hafi yayo. Umva hari miliyari zirenga 200 y'amagalaxie. Twebwe yacu yitwa voie lactée, iri hafi yitwa Andromede. Hariho distance ya kugira ngo uve hano ujye hariya kuri Andromede, ukwiye kugenda 2.5 miliyoni ku muvuduko w'umuco. 2.5 miliyoni uvuduka nk'umuco, ugenda 2.5 miliyoni. Amen. Umuvuduko w'umuco niyo bita année lumière. Angana gute? Umwaka umwe umuco uvuduka 900 miliyoni 460. Miliyari 9 miliyoni 460 kilometre. Umuco ugenda umwaka umwe 9 miliyoni 460 za kilometero. None rero aho n'umwaka umwe, noneho 2.5 miliyoni z'imyaka kugira ngo uzave hano ugere kuri Andromede. Kandi iyo rero ngo ni voisin, ni umuturanyi. Ibi kubwira iki? Imbaraga zayo. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Rero Yesaya 5:11-12 batubwiye ngo ni ngombwa kubitekereza ku rwego ubumenyi bwawe bugera, bwo kubitekereza nk'ibyo bikwereka imbaraga zayo. Amen. ngo uyo n'umuturanyi ari he? Ukamara imyaka 2.5 miliyoni uvuduka ku muvuduko umucyo, uvuduka mu mwaka umwe 9 miliyoni 460 za kilometero. Umva bimeze gute? Kandi ngo n'umuturanyi. Pfa aribwira mu mutima ngo nta Mana ibaho. Rero ngo ibyayo bigaragarira amaso mu byo yaremye. Les perfections invisibles de Dieu, iby'ubwiza bwayo. Sa puissance éternelle, imbaraga zayo zigaragara mu byo yaremye. Twebwe turaka sinaga point. Akantu ntikanaboneka. Ni isi yacu ni akantu gato. Isi yacu ifite diametre ya birometero 12 ibihumbi. Ibaze 12,000 kilometre. Umubumbe si bana ibirometero 12,000 ni gato. Wowe uri gato mu gasiga gato, mu kagalaxie gato, nose wumva ari iki? Endera mu mihanda ya Kimironko ngurakomeye. Baravuga ngo il marche dans la vanité de leur pensée. Ubagendera mu bwirasi bw'ibitekerezo byabo ngo bice umwijima. Ngo les païens marchent dans la vanité de leur pensée. Ntabwo ushobora gutekereza ku mirimo y'Imana ubure guca bugufi. Bibaho. Utubona kuri insignifiant. Uko Pascal Blaise yabivuze. Iyo ndebye ubugari bw'isanzure, nkareba n'imyaka intandukanye n'itangiriro wenda tanganda ubusa. Insignifiant. Un petit point perdu dans ce petit point au sein de la galaxie, et la galaxie est un petit point au sein de l'univers. Paratakaye. Ariko Yesu araza kudushaka muri aka gasiga gatoya cyane. Mwami utubabarire, bindira mu bwirasi bw'ubusa gusa. Turatangira rero
umwanzi w'intsinzi y'itorero n'abarigize, umwanzi uhari utuma itorero ritagenda rinesha kandi ryahamagariwe kunesha. Umwanzi wa mbere yitwa pragmatisme. Pragmatisme ni kuvuga iki mu Kinyarwanda? Pragmatisme, iyo babwiye ngo ukwiye kuba pragmatic. Pragmatisme ni ibi. Pragmatisme, umuntu ari pragmatique ngo ni umuntu ari terre à terre, ni umuntu ukora ibintu bitekerejwe neza. Nimukunda kuvuga ngo ibintu rwose bikeneye inyigo. Ndakunda kubivuga ibyo. Ijambo murabyumva? Babona umushinga wa failinze utagenze neza ngo abakoze inyigo, ngo aba nibo bakosheje. Nimwe mumva se inyigo niki? Inyigo niki? Niba bavuga ngo uriya mushinga wabuze inyigo, bavuga iki? Wabuze pragmatisme. Ni ibintu byizwe neza, bipanze neza, bifututse, bijya ku murongo, byasobanurwa neza mu bwenge. Umuntu afite ubwenge buzima bukaba bwabyumva. Iyo nitwa pragmatisme. Wabibise utajya mu bintu by'amateori byinshi, wowe ukaba uri mu bintu bisobanutse, bifatika, sibyo? Utaba mu bintu byo mu cyuka. Kuba mu cyuka ni ikinyuranyo no kuba muri pragmatisme. Kuba mu cyuka nicyo kinyuranyo cyo kuba muri pragmatisme. Amen, haleluya. Baravuga mu mvugo isanzwe, baravuga ibi. Bashatse kugereranya abanyaburayi n'abanyamerika, baravuga bati les Européens sont trop philosophiques alors que les Américains sont très pragmatiques. Bavuga le monde anglo-saxon. Abanyaburayi ba mu bintu by'ubwenge cyane, abanyamerika bari pragmatique. Mwayubise? Nimba wagiye muri supermarket ukiba shokora, ibyo mu Burayi, simvuga Burayi bwa none, nabyo byarataye umurongo, Burayi bwa kera. Hanyuma ukakora icyo cyaha muri Amerika, ukiba shokora mu duka ry'abandi. Mu Burayi nibaza gufata gereza cyangwa wishyure. Mu Burayi bazazana psychologue. Ati asoba afite abaza. Bazana mu psychologue akuganirize, akugire gute, sibyo? Neje ugaruke. Aho ni baragufunga ahubwo. Ntazana gufunga ahubwo. Ahubwo bize kubyara iki amaherezo. Umaze kunyura mu psychologue, bahita bakunda na societe. Yatumye ugera aho hose wo kujya kwiba shokora y'abandi. Aho ni mu Burayi bwa kera. Muri Amerika barakuryoza ako kanya shokora y'abandi. Ntibajya muri ibyo bintu ngo bazane psychologue n'ibiki byose. You should know that what you did not good. You should know. N'umucamanza, you should know. Iyo byawe kuvuga ngo wiki ngo uko wavutse ngo nibakumve. Ibyo nibyo Burayi. Boragenda hariya. Faut voir. Qu'est-ce qu'il est allé voler? Là, il y a quelque chose, il y a un problème là. Nimugende murebe mu buto bwe. Yashobora ko ntigeze ababyirigeze bamuha shokora. Ngo yarayibuze. Akabona abandi bana we ntayo babonye. Bakagenda bagashakisha, bagakubaza ese wakuze gute, muwe muryango umeze gute, amikoro ameze gute, ese papa byukazi yazana giki, ibiki bikagenda muri primaire, muri secondaire, bigafatiye kirekire, none bigaherukira bakunda na societe. Mvuge muti muri Amerika nta mikino. Ngo bari
pragmatique. None umwanzi wa mbere atuma itorero ritagenda rinesha ni pragmatisme. Bivuga iki? Bivuga ngo abantu bashaka kuba mu buzima aho ibintu byose babyumva. Wabibise? Aho babyumva, aho bisobanuka. Niyo muri Amerika hari ikintu bavuga ati this makes sense or does it make sense? Kumakinga sense. Ibi bintu ntabwo bisobanutse. Bivuga ngo turi mu isi ishaka ko twinjira mu bintu twumva. Kandi twumvise ko Yosuwa yabwiwe ngo insinzi ye iri mu kwizera ijambo ry'Imana rikuwe mu bitabo bya Mose yari yanditse icyo gihe, no kubishyira mu bikorwa, ntagende iburyo cyangwa ibumoso. Uyu munsi ni Bibiliya yacu kugira ngo tuyizere, tunayishyire mu bikorwa. Ibyo rero bitandukanye na pragmatisme. Mubibise? Pragmatisme ni umwanzi wo kwizera. Kuko ibintu biri hano nta pragmatisme irimo. Aba bantu nimubwire ngo bagende gushaka ibyo kurya, mwebwe Petero mubahe ibyo kurya. Iyo ni pragmatisme yo? No, pragmatisme ni iyihe? Niba umwami agira ute abasezerere, kuko ntabwo babona ibyo kurya yahaza abo bantu. Iyo ni pragmatisme. Ntabwo Yesu ari pragmatique. Iyo ni umwanzi w'iki? W'insinzi yito? Kuko insinzi yito ni ukugendera mu kwizera ijambo ry'Imana. Ese mwabyumvise? Amen. Pragmatisme niyo mwanzi wa mbere w'itorero rya Kristo uno munsi. Itorero ryatakaje kwizera. Ntabwo itorero rigendesha kwizera, itorero ryo mu gihe cy'Iherezo, ahubwo ryabaye pragmatique, nkuko isi iri pragmatique. Wabyumvise? Nawe ntiwitekereze ubayeho gute? Ubayeho par pragmatisme cyangwa par la foi? Nawe ntiwitekerezeho ubayeho gute? Pragmatisme versus ariko ni Kilatini versus pragmatisme versus foi. Grand V na petit S. Ni ukuvuga ngo contre. David versus Goliath. Ok? David contre Goliath. Donc, pragmatisme contre la foi. Pragmatisme irarwanya kwizera. Imana ishimwe. Pragmatisme igwanya iki? Kwizera. Uyu munsi rero itorero rifite ingorane zo kunesha kuko ritagendera mu kwizera ijambo rya Kristo, ahubwo rigendesha pragmatisme. None rigatakaza the source of its power. Rigatakaza iki? Isoko y'imbaraga zakarihaye kunesha. None nawe tekereza, ubayeho gute? Par pragmatisme ou par la foi? Ubayeho ukoresha ubwenge bwawe bwakavukire, cyangwa ubayeho ugendesha kwizera? Witekereza. Tumenya impamvu imbaraga zo kunesha za Kristo zikuri kure. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Is it clear? Est-ce que murabyumva? Itekereze rero wowe ubuzima bwawe.
You live by faith or by pragmatism? Est-ce que tu vis par la foi ou par le pragmatisme? Nicyo kibazo. Twabonye ko umwanzi wa mbere w'itorero ni ibitekerezo bya kimuntu. Full stop. Umwanzi wa mbere w'itorero ni ibitekerezo bya kimuntu, kuko birakora ahandi ntabwo bikora mu bwami bw'Imana. Yubwe kwimenya, birakora ahandi mu by'isi ntabwo bikora mu bwami bw'Imana. Niko biri tubwira rega. Pragmatisme ikenewe muri domene z'iby'isi, apana mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana hakora kwizera. 2 Corinthiens 5:7. kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Ngo ntabwo tugendesha ibyo tureba, ntabwo tuyoborwa n'aya maso, tugendesha kwizera. None kwizera kuri muri domaine de la raison. Kwizera kuri mu bwonko, kuri mu mutima. Ngo le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Quoi tubwira? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Kuki wakunze uriya mugabo nta n'akamambiri afite? Barabaza umukobwa ashaka kurongorwa n'udafite kamambiri. Uwo mukobwa asubiza iki? Naramuku? Hanyuma mukamucira urubanza. Vous n'avez pas droit. Kuko le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Umutima ufite impamvu zawo zitazwi n'ubwonko. Ese birumvikana? We afite impamvu zatumye amukunda, sibyo? Mama wanyumvise? Uwo n'umukobwa yakunze umusore adafite akamambiri. None bari baramubwira ati wowe bite bya wowe ugiye ukunda uriya muntu adafite akamambiri? Wa mukobwa azasubiza ngo namukunze. None muraruca muti? Umutima ufite impamvu zawo zitazwi n'ubwonko. Kwizera rero ni kuba hano, kuba mu mutima. Niyo mpamvu ubwenge ntibushobora kubisobanura. Pragmatisme iba mu bwonko, kwizera ugakorera mu mutima. Imana yabwo icyubahiro. Niyo mpamvu ngo nitugendesha ibyo tureba, nituyoborwa n'aya maso, tugendesha kwizera. Kandi kwizera kuba hehe? Mu mutima. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nyungu bagwe ati kubera ko mukunda François kandi akaze mu ijambo ry'Imana. Rero barajya rero muri ibyo. Waravuga ati ndamukunda ko mukunda, kuko umutima ufite impamvu zawo. C'est un exemple ça. Amen. Gukunda ntabwo bisobanurwa hano, ni domene yindi. Amen. Byose. Kwizera yo gukorera mu mutima, naho pragmatisme ikorera mu bitekerezo. Rero itoro ryahamagara kugendesha kwizera, kandi kwizera ni gusobanurwa n'ubwenge. Amen. Reka turebe example imwe nababwiye kare, dusome nitumukuru dusomere Luka 9. Luka ibice 9. Luka ibice 9. Amen. Murongo wa 10 ugeze ku murongo wa 17. Urebe hano rero pragmatisme irwane no kwizera.
murebe hano, pragmatisme irwane na foi. Ubwenge bwa kimuntu burwane no kwizera. Hano muraza kubibona. Hano muza kubona rero ukuntu ubwenge bwa kimuntu bwa kavukire burwana no kwizera. Pragmatisme iraza kurwana no kwizera. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana n'abashaka gukira arabakiza. Nuko umunsi ukuze, abo 12 baramwegera bati, sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu kidaturwa. Arababwira ati, mube ari mwe mubagaburira. Bati, dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Bari abagabo nk'ibihumbi 5. Nuko abwira abigishwa be ati, nimwicaze abantu inteko yose ibemo abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye buzura intonga 12. Amen. Aho mwabonye abigishwa be bayoborwa n'iki? Pragmatism. N'abasazi se? Ibyo bavuga si byo? Iyo ni pragmatism. Yesu ayoborwa n'iki? Kwizera. Wabibonye? Pragmatisme iravuga ngo aba bantu niba basezere, niba dupfire mu maso. Kwizera kuravuga ngo mwebwe wagaburire. Aro biragongana rero. Itorero ntago ryahamagariwe kugendana pragmatisme. Ntago ryahamagariwe kuyoborwa n'ibyumvikana mu bwonko. Ubwenge bwa kimuntu ryahamagariwe kugendera mu kwizera. Rero birahabanye. Uyu munsi rero itorero ryagendesha pragmatisme. Itorero rigendesha ubwenge bwa kamere. None ugasanga rero iby'ubwami bw'Imana, imirimo itangaje y'Imana ikabura uko ikorwa. Umwuka wera. Kuko Umwuka wera ntabwo akora imirimo ye ashingiye kuri pragmatism. Akora imirimo ye ashingiye ku kwizera. Kwizera iki? Ijambo rya Kristo. Iyi ni passage nziza ibereka ibyo mbabwira. Pragmatisme contre foi. Ubwenge bwa kimuntu, imigenzereze ya kimuntu, imitekerereze ya kimuntu bihangana no kwizera. Pragmatisme yita ibyo kwizera ubupfapfa, busazi. Wabibise? Ngo pragmatisme, ubwenge bwa kamere, ubwenge bwa kimuntu buvuga ko ibyo kwizera no busazi. Niko bimeze. Kandi abantu ntibashaka kwitwa abasazi. Bashaka kwitwa abanyabwenge. Abantu bari smart mu bitekerezo. Cyo kibazo cy'itorero. Umwanzi rero w'itorero yitwa nde? Pragmatism. Amen. Umwanzi wawe wowe mwana w'Imana ni pragmatism. Niyo mwanzi wawe mu by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu bikuri kure. Bimwe ukabisoma muri Bibiliya ukabiva ukabita ko ari ibintu bidashobotse cyangwa byakoretse mu gihe cya kera. Uyu munsi ntago bicwa gukora. Aha rero niho tubona rero ibyo bintu bibiri ukuntu byagonganye. Nuko nyine abigishwa babaye ubuje kumvira umwami mu cyitwa ubusazi bwo kwizera. Gatuyute. Pragmatism mwumvise byayo yishito torero.
icya kabiri cyishe itorero, ubwoba bw'abantu. Ubwoba bw'abantu, fear of man, ubwoba bw'abantu. Ndetse mukuzobere Imigani 29:25. Ubwoba bw'abantu byarishe itorero. Proverbe 29:25. Ubwoba bw'abantu. Gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Amen. Amen. Gutinya abantu bigira gute? Bigusha mu mutego. Amen. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Gutinya abantu, ibyo nabyo byarishe itorero. Kuko ibyo ukwizera, umuntu agendera mu kwizera ntago yita ku bantu, yita ku byo Imana ivuga kandi ishaka. Naho itorero rya kino gihe ritinya abantu. Niyo mpamvu rikwiye kugendera mu byo abantu basobanukiwe. Wabyumvise? Itorero rya kino gihe ritinya abantu, bigatuma noneho rigendera mu bintu abantu bashobora kumva bakemera. Pragmatisme, ennemi wa mbere. La crainte des hommes, fear of man, gutinya abantu. Ibyo rero bigica itorero. Sont des ennemis de l'église. Gutinya abantu. Navuga iki? Gutinya abantu. Icya gatatu. Pragmatisme, la crainte des hommes. Si bibiri se. Icya gatatu. Gushaka kwemerwa n'abantu aho kwemerwa n'Imana. Ibyo nabyo byarishe itorero. Gushaka kwemerwa n'abantu aho kwemerwa n'Imana. Yohana 5:24. Maze babwira, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Amen. Jean 5:44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire des uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Amen. Ngicyo ikintu cyica itorero rya kino gihe. Abantu bashaka gushimwa n'abantu aho gushaka ishimwe riva ku Mana. Kuko nugendera muri pragmatisme urumva uba uri kumwe n'isi. Ariko nugendera mu kwizera ntabwo uba ushaka gushimwa n'abantu, rero ushaka gushimwa n'Imana. Ibyo rero byica ushaka gushimwa n'abantu. Ibintu rero bituma itorero rikwiye kugaruka ku ntsinzi Imana rihaye. Wavuze ikintu kimwe, rikwiye kuba ryubakiye kuki? Kuri Yesu Kristo urutare, aho kubakira ku mihango n'imigenzo, ariko ryubake kuri Kristo urutare. Icya kabiri, rikwiye kuba iryizerwa mu magambo y'Imana, uko Imana yahumetse. Kumenya amagambo y'Imana ukayasobanukirwa mu Mwuka Wera, hanyuma akaba ariyo gusa wizera, wiringira. Amen. Icya gatatu, gukunda kuyoborwa n'Umwuka Wera.
umwuka wera akaba ariwe uyobora itorero. Ntihabe uhabwa ikuzo kurusha umwuka wera, kurusha Kristo mu itorero, kuko umwuka wera yaje kogeza Kristo, ntabwo yaje kogeza izina ry'itorero, ntabwo yaje kogeza denomination, ntabwo yaje kogeza uwo ari we wese kabone naho yabavuga ko afite amavuta ngo ahambaye. Umwuka wera yaje kogeza Kristo, nta kindi. Kuyoborwa n'umwuka wera kurusha kuyoborwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Wabyumvise? Mwumvise abanzi b'itorero? Iyo tureba rero ibituma itorero ryakongera kugaruka ku nsinzi rikagenda rinesha, rikazasoza mu kunesha. Amen. Haleluya. Icya kangahe? Icya kane, kwirinda kuba mu bantu bafite imvugo negative, kwirinda kugira inshuti z'abantu bafite amagambo ari negative, kuko ibyo ntibishobora kukwavantaja mu buzima bwo kwizera. Ntukagira inshuti z'abantu bavuga ibintu negative gusa. Wabyumvise? Ngo mumva se imvugo negative muyizi se? Amen. Nawe ukwiye kugira negative people kugena nabo, ko ibyo ntabwo biziga bigufasha. Abantu bari negative people ukwiye kubirinda. Amen. Abantu bari negative byose babibona mu bibazo, nta na rimwe babibona mu bisubizo. Abo bantu ukwiye kubirinda, ntacyo bazakumarira, bazakudindiza mu by'ubwami. Amen. Abo babyita abantu imvugo yabo ni byacitse gusa. Kwirinda aba byacitse, kubirinda. Imvugo yabo ni byacitse, bombori, amazabira, biki, ibyo bintu nk'ibyo ukwiye kwevita abantu nk'abo. Abantu bari negative people ukwiye kubareka. Amen. Kuko ntabwo babona ibisubizo, ibintu byose babibona mu ibibazo. N'ibintu byiza 99 bashakisha rimwe ku ijana ikitagenda. Abo bitwa rero negative people, yo kubirinda. Nimurabona abantu nk'abo, nubwo 99 ari byiza, bashakisha ya rimwe ku ijana gusa ariyo babubakaho sikuru yose, ibiganiro, ntibarebe ibyiza. Abo mukwiye kubirinda, ntacyo bizabafasha. Itorero nk'iryo rigize abantu benshi bari negative, itorero riradindira kandi Satani ararinesha. Kubera iki? Kuko negative people ntabwo Imana ikorana nabo. No. Baza kubona negative people, genda hariya igitabo cyo kubara. Abantu bari negative muzabirinde. Rero nabo ntacyo bazabamarira mu rugendo rujya mu ijuru, mu by'ubwami bw'Imana. Negative people sivuge ngo bange, sibyo, ariko ntukagendane nabo. Tome kubara 13. Tome ku murongo dusome ku murongo wa mbere kwa tumve d'abord ibyo 1-2 umenye context. 1-2-3. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisirayeli, ukure
umuntu mu muryango wa basekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko Uwiteka yategetse, abo yabatumye bose bari abatware b'Abisirayeli. Amen. 25 umanuke ugeze kuri 29. Bamaze gutata igihugu, bahaguruka hashize iminsi 40. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani, bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni manini cyane, kandi twabonyeyo Abanaki. Yakuri 31 manuke. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase, bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebane banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Amen. None se baganiye nabo ngo bamenye icyo bavugaho, babivanye ngo twibonye imbere yabo nk'inzige, ngo nabo ngo niko batubona. Arabo bahuye nabo kandi bari n'abatasi, bari barisha. Urabona abantu bari negative. Abo rero nuko birinda. Turebe abandi bantu bari negative rero. Mwabyumvise? Banahimba n'ibitabayeho. Nabo ngo niko batubona. Mwarabishuriwe, arabibabwiye, yagenze gute? Abami ba kabiri. Igice cya 7 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 2. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indego 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Amen. Uwo mukozi w'umwami ngo umwami yegamiragaho, l'officier du roi, mwamushira muri kategori abantu bari negative. Ese yahaye abantu kugira confiance ku Mana? Yabaciye intege aho kwizera ijambo rya ubuhanuzi bwa Elisa. Dore ibyo avuze. Babatasi 10 uretse Kalebu na Yosuwa bazanye inkuru yankuraje abantu n'inca umugongo. Urumva? Abo rero nibitwa negative people, mukiye kubirinda. Nimushobora kugendana nabo ngo muzanezeze Imana. Abo rero barahari, muzahura nabo cyangwa muri kumwe nabo no mu itorero. Ntimuzigere na rimwe. Muzakunda abantu bose, wakorera ibyiza mushoboye, ariko uzahitemo abo ukwiye kugendana nabo. Bakwiye kuba ari abantu batari muri negative people. Bakwiye kuba ari abantu batari mu bantu bari negative. Bagira inkuru z'incamugongo, bagira inkuru z'urucantege, bagira inkuru zo kudekuraja, bagira inkuru yo kushakisha katagenda mu byinshi bigenda. Abo bantu no kubirinda. Faut pas avoir ces gens-là dans ton entourage. Ukunde abantu bose ko bitubwira. Ubwire neza abantu bose. Ucyankira mu nzu y'abera, nzu y'Imana. Ariko kuko baravuga ngo les frères tu ne les choisis pas, mais les amis tu les choisis. Abavandimwe ntago bahitamo, n'Imana ibaguha. Wari ku inshuti
uzihitamo. Nuhitamo inshuti mbi ni wowe bizagarukaho, ariko ntabwo wowe wahisemo abo muvukana, Imana yabagwitiyemo. Ariko inshuti ntabwo ari Imana iziguhitiramo, ni wowe uzihitamo. Hitamo rero abantu mukwiye kugendana, yo kureba ibyo bavuga, ko bagenda bakunda Imana se, barayumvira se. Iyo bavuze amagambo agukomeza mu kwizera, niho agusubiza inyuma, agutera gutinya Imana cyangwa agutera nawe kuba mu bantu badatinya Imana. Rero kubihitamo kugira ngo itorero rigaruke mu buzima bw'intsinzi, nuko abagize itorero bakwiye kumenya ko badakwiye kugendana na negative people, abantu bafite ibitekerezo biri negative bihabanye no kwizera. Ikindi cyakangahe gatanu, icya gatanu, amen, icya gatanu nacyo kiri très important, amen. Ukwiye kurwana ishyaka ryo kuba muri environnement yo kwizera, amen. Environnement yo kwizera, numona hano turi hano, iyi ni environnement yo kwizera, kuko Imana irakubibamo amagambo yo kwizera. Ukwiye kuba ahantu hubaka kwizera, aho bavuga ibigwi by'Imana, imirimo y'Imana. Ukwiye gushaka uburyo uba kenshi muri environnement yo kwizera, amen. Birumvikana, amen. You have to be regularly in faith environments. Environnement yo kwizera regulierement, apana rimwe na rimwe. Biriya bitwa bya rigara, murazi rigara ibyo ari byo? Hahandi usanga akundi k'abantu baganira gusa ibiparu. Ukwiye kwirinda ibintu nk'ibyo, ntuzate umwanya wawe muri ibyo. Ukwiye kuba muri environnement bavuga ibintu by'ibigwi by'Imana, amen. Ukwiye gukunda kuba ahantu bavuga ibigwi by'Imana, by'Umwami Yesu, aho kuba mu biparu n'ibiki byose. Wayumvise? Ibyo rero nibyo bituma itorero rishobora kugaruka mu buzima bw'intsinzi. Birumvikana? Na niyo mpamvu Paulo abivuga, aravuga ngo igihe muhuye, ufite zaburi nayizane, indirimbo, amashimwe, bayumvise, ngo mubakane mu Mwami, ngo mushake ibintu uwo mwanya mu profita ibintu bizamura kwizera. Ntimuza mu bikundi by'abantu bakritika gusa ibintu, bavuga ibintu bigezweho, imishatsi igezweho, ibiki bigezweho, gahunda igezweho. Mukiye kuba mu bantu baganira ibigwi by'Imana. Sivuga ko mudashobora kuvuga ibibazo bihari ku isi, ariko ntibibaherane, ahubwo ibikwiye kudomina, yo kuba ari ibintu bivuga ibigwi by'Umwami. Imana ishimwe. Ubwo se niko bimeze kenshi, naguma muri ibyo byabo. Ega Imana abantu benshi iri kure yabo, kuko bari mu nzu y'Imana ariko bigirirwa mu bindi Imana itabonekamo. Wayumvise? Amen. Murabona imineke, ari imineke utuya duto twitwa gute? Murabona amasenga, ari yitwa ngo Gros Michel. Ukirwa muri ibyo Celestin, ye nkunda Gros Michel. Nuriya nawe, ye nkunda tumasenga. Ibyo se bivuye muri ki? Niyo Pawulo avuga ngo mwebwe ngo ibyo kurya ngo ntacyo byungura mu byo kwizera. Ni urugero mbahaye. Ukwiye kuba ibiganiro binyungura iki? Ayumvise? Ukwiye kuba rero muri environnement yo kwizera. Ukwiye kuba mu bantu uvugana ibigwi by'Umwami.
kwirinda negative people bavuga gusa ibintu bitazamura ukwizera. Uriya mugabo ukoze umwami yegamiraga wari ofisiye du roi, nubwo Uwiteka ngo yakingura amadirisha, buri jambo rya Elisha rishoboka. Agize gute? Arwanije kwizera mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu urujijima yaje kuri we, ngo uzabirebesha amaso ntabwo uzabirya. Babagabo b'abatasi 10 bazanye inkuru yica mugongo, ngo bariya ngo igihugu ni cyiza, ngo iby'Imana yavuze mu kanwa ka Mose nibyo, kirari twakibonye sibyo, ntabwo ari mugani kandi ni kitemba amata n'ubuki, dore n'ibintu byeze twazanye. Wariko abaturage babyo ngo n'abagabo bareba, ngo n'abana b'Abanaki sont des géants, ngo imbere yabo ngo twebwe turi inzige, ngo kandi nabo niko batubona, kandi ntabwo babonanye nabo, nako ntabwo bavuganye nabo, babarebeye kure aho bishe ko bari abatasi. Kuko umutasi nabo genda ngo ndaje, ngo barahimbye imitima yabo izera, yarahimbye ibitekerezo by'Abanaki kandi batigeze banayibona ibitekerezo mu mitwe yabo. Hari abantu bari negatife, akazi kabo ni ukuvuga ibintu negatife, iyo badafite ibyo bavuga baremvanta, barahimba ibintu negatife. Ayibise we vitesse jana. Amen, haleluya. Sinzi rero wowe environnement yawe niye, abantu mugendana bameze gute, abantu muri Rwanda, abantu ukunda kuba muri kumwe bavuga iki? Ibiganiro byabo bivuga ibigwi by'umwami, bizamura ukwizera kwawe. Urahita ubona rero aho byazambiye ubibona. Haleluya. Rero kituma tugaruka mu buzima bw'intsinzi. Haleluya. Yo kuba turi abantu kwatura niyo ngo avoir le langage de Dieu, kwatura iby'Imana ivuga tukabyatura. Ururimi rwacu rukamera nk'ururimi rw'Imana, ururimi rwacu rukamera nk'ururimi rw'Imana, ngo tukatura iby'Imana ivuga. Bizana intsinzi. Tukatura iby'Imana ivuga, tukavuga nk'uko Yesu yakavuze muri uwo mwanya. Kangahe? Ya gatandatu. Amen. Don't be ruled by natural things. Ntimukategekwe n'ibi bintu biboneka. Bivuye imitima yacu ntiyoborwe n'ibi tubona, ngo ari byo tuganza, ari byo bituyobora, ahubwo nitegekwe n'itegeko ryo kwizera. Umutima ukwiye kuyoborwa n'ibyo Imana ivuga, aho kuyoborwa n'ibyo urebesha amaso, n'ibyo wumvisha amatwi. Amen. Natural things ni ibintu naturel tubona hano, nibiba ari byo bikuyobora. Amen. Murabyumva? L'environnement naturel ntibe ari ikuyobora, ahubwo uyoborwe n'amagambo y'Imana. Donc le monde naturel iyi turimo, ati kubera ko ntabona ibintu ntabihari sinshobora kubyemera, kubera ko ntabyumva ntabwo ushobora kubyemera. Kumenya ko ari indi si utabona ariko iriyo, irahari. Hari ubwami bw'Imana no kutabubona, tuburimo, buturimo. Haleluya. Kandi burakora. Wanyumvise? Ngo ntabwo ibi bihari ari ibigusubona cyangwa wumva, hari ibindi utabona utumva ariko birahari, ahubwo nibyo bifite imbaraga. Ubwami bw'Imana buririyo, burahari, ariko ubu mwanya buracyari ku rwego rw'umuganura, uzanywa n'iki? No kuba umwuka wera.
umwuka wera muri twe, amen, ni realite y'ubwami bw'Imana. Nimba ari umwuka wera ahari, kandi arahari, amen, tumenye ngo hari isi rero tutabonesha amaso, hari ibyayo tutumvisha amatwi, ariko birahari, kandi ibyo iyo tubyizeye bifite imbaraga zo guhindura ibyo turebesha amaso, ibyo tumvisha amatwi. Imana ishimwe. Ibya bindi ngo ihamagara ibitariho n'ibiriho bigaseruka, ahubwo ifata ibiriho nk'ibitariho. Niko bimeze, amen. Ega ibi twita ko biriho, amen, biriho kuri twe, ariko Imana yo ibifata nk'ibitariho, kuko bitariho Imana iriho. Ni ukuvuga ngo ibifata nk'ibitariho, kandi ni ibintu yumvikana, kubera yuko ariho, haleluya, ariho ibindi byaremwe bidutraversa twebwe nk'uko tutariho. Narabwiye ibintu bitwa les ondes gravitationnelles. Iyo amagalaxy ashwanyutse cyangwa amanyenyeri manini agapfa, iyo bita supernova, ibyo zirekura bitwa des ondes, amen. Ziragenda zikava mu miliyari na miliyari za kilometero, zikaza zigenda tout droit zidakata, kuko nta obstacle zihura nayo. Ziraza kukutraversa wowe, gatraversa urukuta, gatraversa imisozi, gatraversa amanyenyeri yandi, gatraversa amasi, nkuko nta kintu gihari. Umva se? Kuri izo onde, amen, cyangwa kuri izo particules sans masse, sibyo? Ari no particules adafite masse, adafatika, amen. Donc les ondes gravitationnelles ziratraversa buri munota miliyari na miliyari, amen. Hariho ibintu bita bya nuze ya le neutrino, nazo ziratraversa, kuko nta masse zifite bene izo particules, zitraversa isanzure, apana isanzure ko niga traversa ibiri mu isanzure nkuko nta kintu gihari. Ntabwo zigaragara ngo zikwepe, ko nta kintu gihari. Za gravitation, rukuruzi, ntabwo bigira effet kuri byo. Ibyo ni bitwereka iki? Bitwereka ko ibintu twe twita ko biriho, amen, hari indi angle wabireberamo bitariho. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo yahisemo ibinyantege nke ikoze isoni ibikomeye, amen, haleluya. Hanyuma agenda avuga ngo ndetse yanahisemo ibitariho ngo ige gute, pour réduire à néant, kugira ngo tubisome Abakorinto ba mbere rimwe ijambere, Abakorinto ba mbere ijambere umurongo wa 28. kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije. 27. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana, amen. Yatoranije ibitariho guhindura ubusa ibiriho. Mumbariki, ibiriho ni bitubona, ngo yatoranije ibitariho ihindura ubusa ibiriho. Niwumva se ibiriho ko nta mbaraga bifite? Biriya bitariho niyo bifite imbaraga. Ntabwo biriho kuri twe, ariko imbere y'Imana biriho. Bihamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka, amen.
ni ukuvuga ngo rero iyo turavuga po ya kangahe bavuze iki? Natural things. Ibi biriho ntibikatubate ntitube imbata yabyo, ahubwo twebwe tuyoborwe n'ibitariho ijambo ry'Imana rivuga, n'ibyo bifite imbaraga. Haleluya. Ko intsinzi yacu ntabwo ituruka mu biriho, mu bigaragara. Intsinzi yacu ituruka mu isi y'ibitagaragara. Imana ishimwe. Amen. Uriya muhambi warashe Ahabu ku rugamba, ninde wayoboye? Wari ufite ubwenge se? Kuki wagiye ukwepa izindi ngabo za Ahabu? Umwambi ushakisha Ahabu aho yihishe, yayihinduranyije n'imyenda. Ndavuga ngo hari imbaraga zitaboneka nizo ziyobora ibiboneka, kandi izo ntago zihusha, zirasa ku ntego. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma turangize kuri uku kwatura kwa Pawulo gukomeye cyane, Abaroma 8:35-39. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Pawulo aratuye ibintu bikomeye, uvuga ngo nta kintu na kimwe yasize inyuma mu bintu byose bibasha gukura umuntu mu nzira yo kwizera Imana, ariko aravuga ngo nta na kimwe kibasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Byose iboneka n'ibitaboneka byose yabivuze. Bivuga rero itorero ryahamagariwe kunesha kandi rikazarangiza rinesha, kuko uwarihamagaye na we nyirayo ari Kristo yaranesheje, kandi imbaraga ze ngo nizo yasutse mu itorero. Nuko itorero ritagenda ko bikwiriye, ariko mu imbaraga zazuye Yesu bapfuye ngo nizo Imana yasutse mu itorero mu bizera, kandi izo mbaraga ngo ribasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Izo mbaraga zirahari, ariko itorero rero kubera ko ritagenda ko bikwiriye zisa naho zidahari. Ariko izo mbaraga Imana Data yakoresheje mu kuzura Yesu bapfuye nizo nyine yasutse mu itorero, yasutse mu bizera. Ariko izo mbaraga ntago zisa naho zidahari, kubera ko abakristo bakino gihe ntibagenda nk'uko bikwiriye. Pawulo avuga ngo izo mbaraga nyine zazuye Yesu bapfuye ngo nizo zidukoreramo twega abizera, kandi ngo zibasha gukora infiniment au-delà de ce que nous pensons, ce que nous demandons. Ishobora gukora, haleluya, ibirenze kure cyane, haleluya, haleluya, kure cyane, infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. Izo mbaraga rero itorero iyo rigenze ko bidakwiriye zisa naho zidahari. Wasoma aya magambo agasa naho ari poezi, agasa naho ari mivugo, ubusizi, kubera ko itorero ritamenya
yuko izo mbaraga zihari, ariko ntabwo itorero rigenda nk'uko bikwiriye izo mbaraga zigaragaza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Izo mbaraga zirahari, ariko ntizishobora kuboneka mu buryo ubwo bwose. Nuko tukwiye kugenda nk'uko ba Yosuwa bagenze, ayoborwa n'ijambo ry'Imana, atayoborwa na pragmatisme, ubwenge bwa kimuntu. Tukwiye kuba mu buzima bwerejwe Imana, tukwiye kuba mu buzima bugenda bukura imbere y'Imana. Amen. Coram Deo. Tukwiye kuba mu buzima coram Deo, ubuzima bw'imbere y'Imana kurusha imbere y'abantu. Ijambo ry'Imana ni rizima, na bugingo n'ubu rizahora ari rizima. Ahubwo abaryizera nk'uko byakabaye nibo bagiye bagabanuka. Abantu rero bakunda cyane kubana n'abantu kurusha kubana n'Imana. Abantu rero bakunda ibyubaro by'abantu no kwemerwa n'abantu kurusha kwemerwa n'Imana. Ziriya ngingo zose twasomye twumvise, haleluya, ari izirwanya itorero, ari ibyatuma itorero rigaruka mu nsinzi ya Kristo yarihamagariye, byose nitubishyira mu bikorwa nta kabuza tuzasanga yuko iby'Imana yahaye itorero rya mbere ntigeze ibisubirana, ntigeze ibivanaho. Ibyabashije itorero rya mbere kunesha mu gihe cyaryo, Imana ntigeze ibigabanya, Imana ntigeze ibikuraho, biracyahari. Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo nimba rero, si la victoire n'est pas au rendez-vous, c'est pas la faute de Dieu. Nimba ukunesha kuri kure y'itorero, ntabwo ari ikosa ry'Imana, si uko iby'Imana yahaye itorero rya mbere yabikuyeho. Nuko turi mu bihe bindi, aho abantu babaye cyane abantu bafite imitima y'amabuye, imitima yinangira, babaye kama nangije kuri ijambo, les hommes sont devenus trop matérialistes. Abantu babaye abantu bayoborwa n'ibintu aho kuyoborwa n'ubuzima bw'umwuka. Niyo différence ihari. Abantu babaye matérialiste cyane, donc sont des idolâtres. Bakunda ibintu nibyo mana yabo, aho kugira ngo bakunde Imana, bubaha Imana. N'abantu batinya ibindi aho gutinya Imana yabiremye. Iyo ni byatumye rero uyu munsi itorero ryatakaje rero iriya puissance ya mbere yatumaga itorero rigenda rinesha isi n'umutware wayo. Uyu munsi rero birashoboka ko twagaruka, amen, ku byo twatakaje, ko twagaruka ku isoko y'intsinzi. Ariko ntabwo ari ibintu bizana yo gufata icyemezo. Amen. Ugasoma Bibiliya ukavuga kubera ibi uyu munsi tutayibona, Imana yarabikuyeho, oya, hari ikintu kitarasobanuka rero. Niba ugashaka rero kumenya ibyo ari byo, we niba urwaye indwara ukanywa umuti ntiyagice itanga, ntabwo se ukemanga uwo muti, ntabwo wibazaho, uguma unywa, barakwandikiye imiti warayirangije nta kigenda, ugenda kugura indi, uvuga ngo uravuga ati ya miti ntabwo ariyo, ifu wakwandikira indi uyigerageze. None nimba ubona ibyo birivuga ku itorero rya mbere ntabyo biboneka mu buzima bwawe, ibyo birivuga ku bakristo mbere ntabyo ubona, none ukwiye kwibaza rero ikibazo, kuko bitaboneka, kuko nta nsinzi, kuko iyi si inesha, kuko ibyaha binesha, kuko intinya abantu, kubera ko Imana ntayibona mu buzima bwanjye, kuko amasezerano y'Imana adakoreka muri gihe barasozwa. Niho ukwiye kwibaza ibibazo. Umara kwibaza ibibazo bya nyabyo, none icyo gihe umwuka arakwereka ni gute ibintu byagaruka mu buryo, kuko Imana ntigeze izamura itorero, iracyari mu isi. Nimba rero ritameze uko Imana ishaka, ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ntabwo ari ikibazo cy'ijambo ry'Imana, ikibazo cy'umwuka wera, ikibazo cyacu. Rero nitwe dukwiye gukemura ibyo bibazo. Ariko itorero ryahamagariwe kunesha, amen, kandi rikarangiza mu kunesha. Reka mvuge ibintu bibiri hanyuma dusenga Imana.
hari ikintu bita endurance na victoire. Itorero ryahamagariwe ubuzima bwa endurance n'ubuzima bwa victoire. Endurance, Imana yahamagaye itorero kwihangana kugeza ku ntsinzi. Ibyo niyo byaranze itorero rya mbere, ryarihanganaga kugeza aho intsinzi iboneka. Right? Fata urugero rwa Petero. Herode yamufunze azamwice nkuko yishe Yakobo akamucisha inkota. Si Herode se? Itorero rigira gute? Ryarihebye ngo nta kundi usanga Imana nawe yamutanze nkuko yataze Yakobo. Byagize gute? Ryarihanganye mu masengesho kugeza aho Petero afungurwa. Amen. Itorero ryarihanganye mu masengesho kugeza aho Petero afungurwa miraculeusement. Imana ituma marayika akamuvana muri gereza ya Herode mu buryo bw'itangaza. Ibintu bibiri rero, icya mbere kirabuze, kandi icya mbere iyo kibuze ntabwo gihamagara icya kabiri. Ntabwo tugifite kwihanganira mu mwami. Twaratewe n'umwuka wa Esawu. Ndashaka kurya ako kanya, ibyo byasamuragwa by'ejo hazaza ntabwo nabitegereza, ndisonzeye. Umwuka wa Esawu wateye itorero. Niyo mpamvu nta ntsinzi ya Kristo ikiboneka, kuko hari ibintu bibiri itorero rya mbere yari rifite: endurance dans les épreuves qui amène la victoire. Endurance dans les épreuves mène à la victoire. Uvuga ngo kwihangana mu bigeragezo, mu gusenga no kwizera kugezaho intsinzi y'Imana iboneka. Ibyo rero byaratakaye kandi byararanze itorero rya mbere. Tuba urugero rwa Petero kuri yafunguwe. Itorero ryarakomeza rishishakira gusenga kugeza aho marayika w'Imana yoherezwa agafungura gereza, akavana Petero muri gereza. Amen. Icyo kintu cyarabuze, kwihangana kwarabuze. Dushaka isahani ibyo kurya ako kanya byasamuragwa by'ejo ntabwo tubishaka. Ntidufite umwanya wo gutegereza. Turi muri generation micro-onde. Turashaka ako kanya ibintu bishye tubirye. Kwihangana kwarabuze. Ibyo rero ntabwo bizatuma itorero rigira intsinzi, ahubwo tuzahora tuneshwa iteka ryose, ko nta kwihangana gwari. Amen. Abantu barashaka ibintu ako kanya. Ubwo nibwo burwayi, c'est la maladie du siècle. Nibwo burwayi wa kino gihe. Right now, right here. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Right now, right here. Iyo niyo filozofi y'isi. Na generation turimo niyo filozofi yabo. Amen. Arasenga ngo akanya ngo bikoreke, yabona bitakoretse akayivamo. Niko abantu bameze. Ariko soma Bibiliya, abantu bakera barafite kwihangana until kugezaho intsinzi za. Nibareka, baratitiriza, barihangana, nibacogora, nibabivamo, barakomeza. Iyo valeur yaratakaye. Igarutse n'intsinzi zagaruka. Amen. Atusenge. Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Isirayeli, turagushima mwami ko abanye natwe tugeza kuri isaha. Reka mwama aya magambo twumvise adukangure twese tugarure intsinzi yawe yatakaye mu itorero. Mu izina rya Yesu, n'abazumva cyangwa barumva izinyigisho mwami kumbuga nkoranyambaga, umwami ubagenderere kugira ngo abo bose basinziriye bakanguke, abo bose nabo batakimenya ko intsinzi ishoboka bashobore kumenya inzira igana kuri iyo ntsinzi. Turasenze mwami ngo intsinzi yawe igaruke mu itorero, mu izina ryawe ryera Yesu mwami. Amen. Haleluya. Tukomeze ku imbere y'Imana, hanyuma kanya turahimbaza umwami. Yesu abagire neza.